turwane ya ntambara nziza yo kwizera. Turageragezwa, dukubitwa hasi, ariko ntabwo dupfa, kuko turi kumwe n'Imana yacu. Kwizera no kumenya rwose udashidikanya. Izere ko Imana yo mu ijuru yakuremye igukuye mu busa. Ijya kukurema ntacyo yahereyeho, nta na gito. Iyo uguha umwuka uhumeka ntakiheraho. Twagure kwizera kwacu mu bintu bikomeye. Tugomba kwizera, dukwiriye kwizera Imana ko ifite ibyo yadukorera tukiri mu isi, ariko tukarengaho tukizera Imana nk'ifite ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Muzaniye ubuhanuzi buvuga ngo aho utinze, aho wari umaze igihe, ntabwo uzongera kuhatinda. Imana iragutabara, Imana irakuzamura, Imana ikuvanye aho uri. Byacire n'ibyawe, haguruka ubisengere uvuge ngo Mana ndakirira. Yesu ashimwe bakundwa b'Imana. Uyu mwanya turanezerewe kubana namwe. Amazina yanjye nitwa Nakure Brandine. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ku butware mu ijambo ry'Imana. Ubundi ijambo ryitwa ubutware ni ikintu kitagaragarira amaso y'abantu, ariko gikora gifite imbaraga kuruta ibigaragara. Ubutware bushobora kuva mu bitagaragara bukajya mu bigaragara, kandi bugakorana imbaraga kuruta ibigaragara. Ndumva natanga urugero. Hari ubwo umuntu ashobora guhabwa umwanya w'ubuyobozi, ariko ugasanga mu buyobozi afite, usibye kuba afite izina gusa, ubutware ntabwo afite. Rero muri iri jambo ubutware, ugiye mu Cyongereza hari aho usanga bavuga power cyangwa se bakavuga authority. Ibyo bintu rero umuntu ashobora kuba mu mwanya ariko ubwo butware atabufite, kimwe nuko ashobora kuba mu mwanya afite ubwo butware. Abo bantu babiri baratandukanye. Umuntu ufite ubutware nta kintu apfa gutinya, kuko nta kintu gipfa kumuhangara. Rero ubutware mu ijambo ry'Imana hari icyo babivuzeho. Ndagira ngo tujye muri Bibiliya, turasoma imirongo myinshi itugaragariza ubutware bugaragara mu ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane ubutware bwari kuri Yesu Kristo yahawe n'Imana. Ubutware ubwe yari afite, hanyuma akaba yari afite n'ububasha bwo kubutanga. Imana itugirire neza. Reka duhere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 5 umurongo wa 39. Handitse ngo murondora mu byanditswe, kuko mwibwira ko muri byo ari mwe mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Ni ukuvuga ngo iri jambo ry'Imana twese turifiteho access, turifiteho uburenganzira. Umuntu ashobora gusoma Bibiliya akanayisoma inshuro nyinshi, ndetse rwose akanayamamaza, tukanabwiriza, tukagira dute, ariko iri jambo riratubwiye ngo murondora mu byanditswe. Harimo ubuhanga bukomeye bukoreshwa muri Bibiliya. Umuntu akakubwira ati iri jambo urarisanga naho, urarisanga hariya. Umuntu akakubwira ati iki gitabo uyu muntu yacyanditse ari muri situation imeze gutya. Umuntu akakubwira ibintu byinshi by'ubuhanga muri Bibiliya, ariko inyuma y'ijambo hariho ubutware. Ni ukuvuga ngo rero kurondora ibyanditswe ni kimwe, ariko kwinjira tukagera kuri Kristo ni ubundi butware duhabwa n'Imana buhishe inyuma y'ijambo. Ntabwo dukwiriye rero kugarukira mu ijambo gusa, ahubwo dukwiriye guhabwa imbaraga zitwinjiza mu butware bw'ijambo, kuko ubwo butware nibwo butuma umuntu ahinduka umuntu mushya. Ubwo butware nibwo butuma umuntu akira indwara. Ubwo butware nibwo butuma umuntu ashira ubwoba. Ubwo butware nibwo butuma umuntu ahinduka akaba uwakwiriye kuba we imbere y'Imana. Imana yamwitegereza ikamubona. Imana itugirire neza kandi dufashe. Hanyuma rero reka dusome muri Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 haratubwira ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Iri jambo ritwereka ko ubutware bwa Yesu ntabwo bwaje avutse, nta nubwo bwaje ageze mu gihe cyo kuvuga ubutumwa, ahubwo ubu butware yabuhawe mbere y'uko abaho.
Imana yari yarabivuze. Yesu avuka, Yesaya ntiyari akiriho, ariko yari yarabihanuye ko naza azaba afite ubutware. Ubwo butware reka tuburebe muri Matayo, mu butumwa bwiza bwa Matayo uko bwanditswe na Matayo igice cya 7. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7, dusome umurongo wa 29. Haratubwira ngo kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase n'abanditsi babo. Aba bagabo b'abanditsi cyangwa se n'abigisha amategeko bahoraga imbere yabo bigisha ijambo ry'Imana, bigisha ibyanditswe, bigisha ubuhanuzi. Nta gihe na kimwe batabaga bavuga ijambo ry'Imana, ariko iri jambo ryitwa ubutware ryari ryarabihishe. Rero Yesu yahagarara imbere yabo gusa ngo akavuga ijambo, ngo ariko akafite umwihariko utandukanye n'uwabo. Mushobora kuvuga ijambo risa, ariko ubutware buri mu ijambo bugakora imirimo itandukanye ku bantu babiri bavuze ijambo rimwe. Imana itugirire neza kandi dufashe. Rero turebye muri Matayo igice cya 10 ku murongo wa 1 naho haratubwira ngo ahamagara abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Ubu butware yari afite n'uburenganzira bwo kubutanga. Hari ubwo yakoraga ibitangaza bakamubaza batari ko ubwo butware ufite ubukura hehe? Ariko si ukuba bufite gusa kuko yabuhawe n'Imana, yahawe n'ububasha bwo gutanga kuri bwa butware. Umuntu ashobora kugira ububasha ku bintu, ashobora guhabwa uburenganzira ku bintu, ariko akimwa ubwo kubutanga. Nyamara Yesu we ubutware yari afite yabashije kubutanga, abuha abigishwa be. Ubwo butware yarabutanze, natwe twarabuhawe. Ariyo mpamvu iyo tuvuga ijambo ry'Imana turivuga dushize amanga, kuko ubutware bw'Imana buba buri kuri twe nk'uko Kristo yabuduhaye. Imana itugire neza kandi dufashe. Reka twongere dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo nanone igice cya 28 umurongo waho wa 18. Igice cya 28 umurongo wa 18 ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Imana itugirire neza. Ubutware bwa Yesu ntago buri mu isi gusa. Iyo buza kuba buri mu isi, twakabaye turi kumushyira ku murongo umwe n'aba Trump n'abandi bantu bakomeye bo mu isi, ba Papa n'abandi, tukavuga ngo ubutware bwe naho burangiriye. Ariko kuko yabaye mu isi, ubutware bwo mu isi yarabufite. Ariko none harongera ahabwa ubutware bwo mu ijuru, kuko yavuye mu isi atsinze agera mu ijuru, ubutware arongera arabugumana. Rero ubu butware bwe ni ubutware ntagereranwa, ni ubutware buba mu ijambo. Umuntu areba ijambo akabona ni ijambo risanzwe, ariko inyuma y'ijambo hari ubutware buriyobora, hari ubutware bugendera mu ijambo, hari ubutware bukorera muri iryo jambo, hari ubutware buhindura ibintu bigahinduka, buhindura imitima igahinduka. Uwari umupagani none ejo ukazasanga ni umukristo, ugasanga yarahindutse rwose, ugasanga afite ubuzima bushya muri Kristo Yesu, kubera ko yagendeye mu butware bwo mu ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza kandi dufashe. Reka dusoreze ku rugero ruri mu Itangiriro igice cya 25 umurongo wa 33. Ni urugero rwa Esawu wagurishije ubutware bwe. Ntabwo yari azi icyo arimo avuga icyo ari cyo, ntiyari azi agaciro k'ibyo atanze ibyo ari byo, ariko ku bigaragara yumvaga ari ibintu bisanzwe. Ashonje aravuga ati, ubwo butware uvuga bumariye iki nisonzeye? Atanga ubutware bwe abuha murumuna we, nyamara yari afite ubutware bw'uburaganwa yavukanye yuko yari umwana w'imfura, abuha murumuna we. Uyu murongo wa 33 mu Itangiriro igice cya 25 haratubwira ngo Yakobo aramubwira ati, ndahira uyu munsi. Aramurahira, agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse, ararya aranywa, arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Iyo ubutware butarakora, iyo ubutware butaragera igihe cyabwo, iyo ubutware butaragaragaza imirimo yabwo, umuntu abona ko ari ibintu bisanzwe. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore Esawu yabugurishije abona inzara imwiyiciye, ariko ntago yari azi ikintu gihishe inyuma y'ubu butware.
amaze kubugurisha yumva ni ibintu bisanzwe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ukomeje ugasoma Bibiliya, yaje kugira ibibazo igihe yaje kwibuka ko yagurishije ubutware akanabugurisha ikintu kidafite agaciro. Igaburo ry'umunsi umwe ritari kumwica rituma atanga ubutware, abutanga mu gihe adatekereza, abutanga atabitekerejeho. Nyamara mu by'ukuri ubu butware yari yarahawe yashoboraga kuzabukoresha igihe kinini kandi akabukuramo ibintu bihambaye. Esawu rero byarangiye atabonye ubu butware buhabwa Yakobo. Yakobo yahindutse Isirayeli, ahinduka sekuruza w'amahanga kubera ubutware yari yarahawe cyangwa se yagurishijwe mu bintu by'amanzaganya. Gusa Yakobo ajya kuvuka, Imana yari yaravuze ko umuto azategeka umukuru. Ubwo niki Imana yavuze cyari gisohoye. Ariko nagiraga ngo nkubwire ngo ubutware bw'Imana buragukwiriye. Ubutware bw'Imana buri mu ijambo bukwiriye kukugeraho. Yewe muvuga butumwa, nujya kuvuga ubutumwa ushake ubutware bw'Imana buherekeza ijambo uvuga. Atari uko washimishije abantu, atari uko wakoze ibyo abantu bakunda, ahubwo kuko wavuze ijambo ririmo ubutware bw'Imana buriherekeje. Ndinginga Imana kugira ngo ijambo ryayo idushoboze kurivuga ariko riherekejwe n'ubutware bwayo. Ntabwo umuntu yabwiriza umuntu ngo ahinduke wenyine, kubw'ubumubiri, kubw'ubwenge n'ubuhanga, kubwo gucukumbura, kubwo kumenya kugira icyigisho cyiza, ntabwo bihagije. Dukeneye ubutware bw'Imana buherekeza ijambo kugira ngo ribashe gusohoza icyo ryatumwe n'icyo ryagenewe ku bugingo bwacu. Tugiye gusenga Imana rero, yo nyiri ijambo, yo mutware, yo mutegeka, yo ishobora byose, kugira ngo ishoboze iri jambo rigere ku mutima wawe, wumvemo ibyawe, wumve ibyakugirira umumaro, kugira ngo iri jambo rikorere muri wowe, iri jambo riherekeze imirimo ukora. Ugendana ubutware bw'Imana mu byawe, ugira ubutware, we gutinya icyo ari cyo cyose, Satani ntagukange. Ubutware bw'ijambo bube muri wowe, ubashe gutegeka. Hari umuntu umwe w'Imana wagiye ku gicaniro, hanyuma umwami amutunga urutoki. Amutunze urutoki, undi aramubwira ati uko kuboko kunyunyuke kubera ubutware bw'Imana. Ukuboko kuranyunyuka. Arongera kandi arasubira avuga ngo nikongere kube kuzima, kuba kuzima kubera ubutware bw'Imana bwari muri we. Reka ijambo ry'Imana rigira ubutware muri byo dukora, reka ijambo ry'Imana rigira ubutware mu byo tuvuga, reka ijambo ry'Imana rikoreremo ubutware, nibwo rizasohoza icyo ryategetswe. Turi abantu benshi basenga Imana, turi abantu benshi bavuga ubutumwa, turi abantu benshi bakorera Imana, ariko ubutware bw'Imana bukwiriye kudutandukanya n'abandi bantu bayivuga kuyivuga gusa. Ubutware bw'Imana turabukeneye. Ubutware bw'Imana nibwo buzadushoboza kubasha kuvuga iby'Imana, kuko ahari wavuga nk'umuntu, wavuga ibyawe, ariko ubutware bw'Imana bukwiriye guherekeza ijambo ryayo kugira ngo tubone imirimo y'Imana. Data wa twese nyiri cyubahiro, turagushimye. Ni wowe nyiri jambo, ni wowe wavuze, ni wowe Mwami Imana. Bibiliya ivuga ibyawe, ariko hatariho ubutware bwawe, Mwuka Wera atariherekeje, ntabwo twabona umusaruro. Dukeneye impinduka ku buzima bwacu, dukeneye impinduka mu bugingo bwacu, dukeneye guperforminga mu byo dukora, dukeneye kumvira ijwi ryawe, dukeneye guhinduka bijyanye n'ijambo ryawe. Ibi ntitwabigeraho hatariho ubutware buherekeje ijambo ryawe. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo dushoboze, kugira ngo ijambo rigende rikora imirimo, ijambo rikize abanyabyaha bakire, ijambo rikize abarwayi bakire, ijambo rikize imitima yacu ihembuke, abadahumurijwe bahumurizwe mu izina rya Yesu, abanyabyaha bakizwe mu izina rya Yesu. Reka iri jambo rigira umumaro mu gihe gikwiriye. Mwami, tubone ineza yawe, tubone ubuntu bwawe, amahoro yo mu mutima aboneke mu izina rya Yesu. Ibidutsikamiye bituveho mu izina rya Yesu. Kubw'ijambo ryawe Mwami, tubashe kubona amahoro yo mu mutima, tubashe kumva ituze, duhumurizwe, tubone ubwiza bw'Imana, tubone kugira neza kw'Imana. Urakoze nyiri cyubahiro, izina ryawe rishirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Amen.